bantu muri commentaire muri abana 1200 mumbabarire mwandike ngo Jackie ni indaya muri commentaire kugira Rwanda di Jackie w'abanyarwanda wangegera wanagugenda indaya wigeze usanga natangaza amagara wangegerawe wigeze usanga ndi gutandaza amagara ku buryo ngiye unyita indaya kigwa ryigusa nageze mu rugo mbona rwose batandukanye n'izindi ndaya manu uri ikigoryi muri buno buzima ariko ubundi Jay ubundi ntago ujibona amahoro iyo udatutse umuntu cyangwa utandagaje umuntu ntago ujibona amahoro none se Jackie ukora iki iki wangegera wasurantunze ku buryo mbaza icyo nkora urakiza ahubwo Jackie ujya umwandagaza kandi si byiza nyisubiriza Jackie ukora iki reba n'abantu barimo baragukubwira bakavuga ati Jackie wihakana indaya kandi rwose niko twakumenye ntabwo Jackie ujya umwandagaza kandi si byiza Patrick murakora amakosa urumva Jackie ngiye nagira ngo nganire Jackie niganize na Sandra nk'abantu bafite uburambe n'ubunararibonye mu burayi twiganize uwo Sandra wawe ngiye undeke ngi ntabwo ndi indaya ndakwiyamye wangegera nge sindi indaya n'undi munsi nge ntabwo ndi indaya Jackie si umuzira ndamuzi Jackie umuzi ute mu describing ntabyo mu describing ama none se we n'umuzi uramuyobewe akuri umuhanga koko impamo ya Mungu uri umuhanga kabisa so abantu muri commentaire muri abana 1200 mumbabarire mwandike ngo Jackie ni indaya muri commentaire kugira ngo wenda n'ubutaha atazagira ngo ni nyine ubivuga kandi twese tubibona nuko nge bigenza ejo muri Jackie yaragiye rero yurira umugabo bita Kensi aramwandagaza aramutuka ariko jereka nkubaze kunyita iryo zina biratuma mbayo se kubinyita byo biratuma mbayo biratuma mpindukayo ahubwo se ugira ngo urabicikaho ntabwo ariko se nkubaze byo ubundi ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe Jackie ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe indaya Jackie kararuganya wangegerawe indaya Jackie ase Jackie Patrick Jackie umukozi biki uziko Jackie muhoza ku nkeke Jackie se kari umukobwa wanjye yarambabaje ubundi uri umuntu wahamagara mwinda none se ari uko mbimwambuye nibyo akora nibyo bimutunze Jackie kandi urabizi neza n'umukobwa wanjye rero mba ngomba kumuhanura imyaka yose tubanye ni mpamvu nta n'umuntu ugomba kwinjira hagati y'ibibazo byanjye na Jackie ejo bundi yarambabaje kandi twumvikanye ko atazongera kugira umuntu yadukira ngo atuke yandagaze ejo bundi arabyuka mu gitondo yandagaza Kensi ubonye ko abantu bose baramukumiriye banagize gute ndababara cyane na gahunda nari mfite Patrick subyibuka ko narakuye ngo Jackie igiye gukora ibishoboka byose mugurura akavatiri narayihagaritse ndabyibuka narayihagaritse urugomba Jackie ariko Jackie yasabye imbabazi ntabwo ari kuri abasaba imbabazi yakagombye kugenda agakora ikiganiro nta wundi muntu umuhostinga agasaba imbabazi nka Kenisi ntakaba muri ibintu byacu mwana ibi bintu byacu twe ni ibintu by'abasazi by'indaya n'ibiki byose ntago Kenisi abibamo none se Jackie ko ntacanagira yari kubikorera Patrick Jackie ntago yabura umuntu abwira ati ngewe reka mvugira ahangaha nta muntu umostinga washashariza bashyiramo ibindi bintu Jackie akikorana ikiganiro wenyine gisaba imbabazi Kenisi akayisaba na Janet gisetsa ubundi bikarangira namwemereye kumugurira imodoka uno mwaka ariko igihe cyari cyo cyose agikora biriya arimo arakora twari twaranumvikanye nawe ko atazongera gukora biriya umubaze ni nayo mpamvu ndetse mpaguruka ndavuga ati ngombe muhane nta bindi bintu ndimo ndapfa na Jackie biriya yakoze ejo bundi nicyo kintu kandi twe twaravuganye ko nta muntu azongera kugira gute azongera kwandagaza nka kuriya nkambwe Kenisi muri ibi bintu byacu oya Kenisi nagaba mu bintu byacu nazabyuke mu gitondo yandagaza umuntu ugeze nawe akavuga hariya sava nta kibazo nabyuka mu gitondo akamvuga it's okay
ariko umuntu utaba mu bintu byacu ujya kumuzana muti Jackie wiyandagaje akagenda agafata ba Tijara akabendera akabandagaza ku mugaragaro Tijara ako Patrick ubwo uragira ngo ibyo bintu tujye tubireba dutuze duceceke tuba tugomba kumugira inama n'umuntu turamuruta tuba tugomba kumugira inama nubwo wenda yoretswe n'uburaya bishobora kuba byari nabyo wenda bishobora kuba bimukora ku bwonko bigatuma rimwe na rimwe asaragurika ariko ntago tuba tubireba gutya ngo tubirebere kasu kasuko yo ariko mujya mufasha ngo n'abantu bafite amatalent ufite talent yenda umuraperi mwiza cyane twagiye ahubwo hituma flow twumve mbatemo dutemo yo ngimihanda yankujije rata mu biryo guhankurije imyaka niho nambariye y'amaranka nkora imiziki abaswera bajyanga ngabajyaya muri top 10 banyinira mu nzozi ariko gute bitch ziri kugwa ibyapa kubera imyaka zihabwa na data biransaba kujya igitanda nanjye mbona uko nafatira ikamba iyi system nanyo kuhari iyi system n'ubusubane play masongo bisaba ngo upfumba mfite umufano nyumvuri mu cyumba cye yo go bitch gati ngende killer Mbappe izo biti zihabye ubwo bwami mbukabe go bad bitch booty game ningi zone gaz kunda nitwa Mary Jane mfite rwose yitwa Nessa nyihisuva igiye kumesa zikuraya nitwa Fifi mu bigori nje gushesha ninge mwami kazi winjyana abandi barabeshye yewe Nessa ni umurokotera ku rugenda gake ngufite bitch yitwa Nessa ko nikanze ukivuga Nessa nikanze noneho umva kubwiza ukuri kuva iyo ndirimbo irimo Nessa uri kumva umusneak disinga gutyo mu gitondo ngiye nkwemereye kujya kuyikoresha kuri studio ujye kuri Kasuku record bagukorera iyo ndirimbo sibyo Patrick yandagaza Nessa oya Patrick iyi ndaya mu gitondo mbayikorera indirimbo hamagara producer ejo mu gitondo bamukorera iyo ndirimbo niko bimeze ejo mu gitondo Sandra agiye nkwemereye studio session siko bimeze ego numvise ko ufite na gahunda yo gukaba kabisa atari humura rwose yewe nkwemereye studio kabisa ejo turi coding nitwumva byagenze neza wagenze muri beat neza na shoot ni vuba Nessa ngo wamubwiye ngo iki ne uri muramushuka yawe yajya ibintu byihorere papa Nessa uri murashuka uyu mwana Jay Nessa ni umurokotera kwe ngafite iki Patrick avuga ngo ufite iki ntabwo numvise neza nasubire ntongere kuva kankumanure ntongere kuzana Nessa muri ibi bintu ukumva urumva kuri kubikuririza agatsindwe n'Imana bamutaye borega muri flow no so ndababulika no indirimbo gusa ariko urumva ujye muvana Nessa muri ibi bintu kabisa bura ntibize gutungura nka bitkira nawe isarara yanditse direct nona oya bro oya tugaruke kuri ntuza tugaruke kuri Sandra ngo ni last Sandra none se Sandra ariko hari ikintu arumbaje Jay aho yahawe amafaranga menshi yabitubwiye none se Sandra uzavanga kuririmba n'uwo mwuga wundi numvishe bizakunda kimwe kizahagarara urumva uzahagarika iki Imana izashaka ko ndeka nicyo nzahagarika ariko umwana ni muzima Godfather urabona ko n'ubundi ntago ararya ibintu byinshi ntakora ese ntuza mwarabonanye ko ari Kigali Isimbi dore ni inshuti ya Jay baranabana uramenye bataza murabana wikwihakana Isimbi oya nyine ndi kuvuga uragira ngo mbahuze nawe niyinjira mu mwuga bazavuga ngo ninjye wamuhuje nawe Isimbi yigeze kubwira Jackie w'indaya aramubwira arumva ngo nta passport agira ubwo yarimo aramurabura barimo baravugana n'uwitwa Jihad w'umutinganyi
aramubwira ngo Jackie w'indaya ngo nta pasiporo agira, ngo ndetse gute ngo ni gute ngo indaya ngo itagira pasiporo ngo ikomeza gutura mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe niba Jackie nawe yaraje guhumuka akajya kuyishaka ntabwo ndabimenya. Sandra wowe nk'indaya ikiri ntoya ishaka kuzamuka ufite pasiporo? yarago ndayibona. So n'uwabona cyaciniritse. Yego. Udukenze waturya uducumi. Reka nibibaho abeg. Ubu nguhamagaye hano mu miduha nifitiye 7 cyanjye ntiwaza. Oya ka. Jackie ko ari kubaga muri comment. Avuga ngo ikize? Jackie yashatse kubeshya ngo ntari ngo sindaya. Muri comment abantu baza babimwibutsa ko ari indaya noneho yanasambanye ko ari indaya wa Kigoryi. Ubanzanye ko ari indaya ariyo mpamvu bawita abantu indaya. Ubanzanye ko wakubye yari indaya ariyo mpamvu bawita abantu indaya. Nyoko wakubye yari indaya. Yereka nkubaze nyoko wakubye yari indaya. Nyoko wakubyaye yari indaya. Ntabwo uri proud yawe. Reka nkubaze ikibazo kimwe subiza yego cyangwa hoya. Oya wigize ivuzi gusa ariko wigize umuntu uzi kuvuga cyane. Nyoko wakubye yari indaya. Ntabwo uri proud yabyo. Coco ngiye nuzongere kunyita indaya n'umunsi n'umwe nago aruganya. Oya umuntu mwiza n'umuntu ubuza akazi ke kandi iyo uzi kuri mwiza mu kazi kawe ugomba kuba proud yabyo. Why not? Suko se iyi ndaya yindi se kitabyemera. Nuko aciriritse. Indaya ni nyoko wa Kigoryi. Indaya ni nyoko nge sindi indaya. None se data Sandra wowe ureba Jackie sibyo? Ukareba wenda nk'ibintu avuga n'uburyo yitwaramo n'ibiki byose. Ubona hari nk'abakiriya yapfa kongera kubona ubu ngubu. Wambabariye koko. Uri muri gengesera just kugira ngo ariko nyine umutima hari ibyo uri kukubwira. Oya njye ntabwo njya menya iby'abandi se ndabimenya mbikoresha. Biragutsa rwose. I mind my own business, not others. Wavuze ko utize havu udakora amakosa. Oya busa katura tugaba akagusaba amafaranga nakayoberwa. Yakora. Ubwo twize muri GS ariko basari utwo tuba tuzi. Bayaguha mbere bayaguha nyuma. Ntabwo Asante na Nadia. Nadia ngiye kubitiya karoza. Bayaguha mbere mwa. Connection. Netse wanyeretse izo zindi mu bana mwana. Billionaire asante sana billionaire. Ariko se abantu bari ahangaha mumbabarire munzamure nzamuke kwanza. Reba ahantu ndimo ndabakorera show ya danger. Mwateretse ubu telefone bwanyu nta nubwo muri murankandaho. Mwakiyanganye mukankandaho kweli. Reba ndacyari muri 600 kweli. Mwakiyanganye mukabanza mukankandaho. Munkandeho mbakorere show ya danger. Mfite Jackie wanyu w'indaya ahangaha. Nkahagira Sandra w'indaya. Nkahagira Keza kwa Kigoryi wenge ntabwo ndi indaya wanjije. Ndakwiyamye. Kigoryi gusa. Munkandeho guys, munkandeho twikorere show yacu. Akose abantu no baragira bazana amaroza. Ayo maroza yagenewe gisa cy'inganzo. Munkande ibintu binini. Na Jackie w'indaya mugende mukandaho gake hamwe na Sandra. Indaya ni nyoko Jay, ndakwiyamye mbe sindi indaya yawe. Jackie indaya. Jackie w'indaya. Akose bwo wa mugani Sandra. Kuki umuntu ataba proud y'ibintu akora wenyine ubwe nawe yivugiraga? Rimwe na rimwe jya nibaza ese ibintu mujya muvuga kuri izo mbuga nkoranyambaga muba mutekereza ko byabaye recorded ikindi gihe mukongera mukaza mukanyuranya n'ibyo muvuga bimeze bite? Niba wenda yarabivuyemo azaza tubwira ati ngewe nabivuyemo. Ariko niba kibikora kuki ataba proud y'ibyo akora?